nagenda mu isoko nkigurira ikintu bita ikiziriko narangiza nkigurira ikintu cyitwa umusambi nkakuzingira mu musambi wasinze narangiza nkakuzirika ubundi nkashaka rakirete nkajya hera ku bunono. none se uwo muhungu nanjye niko meze niwe shaka ubu. none se kuki utabyigura cyangwa ngo ariko se tubigura iki reka nkubwire ntabwo twaramukanye hano ntabwo twarengere ngo nko mu masaha yine gutya turi kumwe. none se ubu ugira ngo si buri bwire wenda nkoreye nk'aya mafaranga nkoreye ayo ntiyavamo imodoka urabizi uko uyabikirije urayabikirize nose nahonye bavuga ngo barizigama oya n'ubundi mukanya ngiye no kujya ahandi sibyo ariko n'amafaranga yo muri social media ukuntu twege ameze nayo kurya tu gusa nta nzara wagira randirode ntiyakwirukana ariko singiye kugira ngo uzavuge ngo ugiye kubaka keretse Imana yaguhezagiye Imana ikakuremera ubwayo ariko abantu bo nta muntu wakuremera muri bino bintu dukora ngo nyine ngo ugere kure. Imana yonyine yo mwisho ako usibye natwe nibyo dukora n'abantu bose ibyo bakora Imana itaguhezagiye ngo blessing ntago byakunda uri kumva. noneho hari ukuntu abakobwa dukennye aribo bifuza ngo abagabo bameze neza bafite iyo modoka bafite iyo nzu bafite iki nyine ntabwo twabikuriyemo ntabyo tuzi turashaka kubibona kandi twebwe wenda twakoze byanze urumva turihiringa bikanga twiruka imihanda tugira gute bikanga urumva ariko ukifuza ati basi mbonye uriya muntu yazankura mu bukene nakuriyemo cyangwa se mugi. erega abantu benshi tuba twarakuriye mu miryango itameze neza sibyo itameze neza akuzari umwana wo mu bipangu bya danje wabivukiyemo wabikuriyemo aravuga ati niyo yaba ari umukarani namusirimu nicenereye urukundo niyo yaba ari umuntu umeze gute nta kibazo icyambere ni urukundo. uzi impamvu bashaka urukundo amafaranga arayafite za mayoneze yazivukiyemo ese nge ndiye mayoneze ifite imyaka 20 nibwo nyibonye nibwo nyiriye uri kumbwira noneho ngo nshakane n'umuntu utanayingurira byakunda se. niyo mpamvu abantu byo gusanga ugasanga bishyizemo abakobwa ngo bakunda amafaranga ntago ari amafaranga dukunda natwe urukundo turanarugira rega urukundo turarugira bura n'umukobwa rwose wifuza ibyo bintu agize amahirwe yakwibonera uwo muntu bifite anamukunda. twese dukunda urukundo nase ninde muntu udakunda urukundo nase twese imitima yacu ntago ariyo twaremanywa rugari amabuye cyangwa ibyuma so bagakwiye kugira icyo ugenderaho nanone ku buryo ngo umuntu adafite amafaranga yagukunze n'ubuzima ibintu byose nje rero burantanga urugero nihereyeho nje kuba mvuga ati uburiya abantu benshi dukunda kuba turi kumwe bazi ngo nkunda amafaranga kuba nyakunda nuko nzi ko urumva aho naturutse ntayo nanjye ubu ngubu ndacyari guhasaringa ndwana amanywa n'ijoro n'ubu nanjye ntayo nese gute ubu umuntu nkeneye sibyo nkurikije akazi nkora ati wanakubaza ibintu byinshi ubundi se weho nawe iyo mvugo urayemera akagiye kukubaza ikibazo. ubundi umuntu yaba yaravutse nta mafaranga afite agakura nta mafaranga afite noneho yarangiza akajya no kwirirwa yirukanka inyuma y'abagabo batagira amafaranga ariwe wankunze ufite amafaranga kugira ngo amukunde amushake nawe yisiga ku mafaranga. umva rero ikintu kibi gihari isi we abahungu bakoze inama n'abagabo nawe rero utayafite ntugire ngo harisha nta n'ijisho rihumya kureba. abagabo bubu yampaye ufite iki ngo nkongerere nabo babaye nka Yesu cyangwa ngo wizangaye ngo yego nyagasani umuntu yarambashije ngo wizangaye niba nibutse nayo niyazi nize ndavuga ati rero reka nceceke kubera igize abagendetse bari kumubwira nawe akakongereraho hoya ntabwo bari gushaka gushora hatunguka ntabwo wize nayo yakoresha devoir umwana. reka mbabwize ukuri abagore mwebwe mufite imbaraga imana zidasanzwe za danje kandi mwaravukanye kuko nk'umugore hari igihe umugabo amubona urumva mani yamara kumubona umugabo akamukunda noneho umukobwa nawe yamenye ko umuhungu yamukunze akagufata neza bikarangira amushatse kandi nta na hepfo na ruguru afite urukundo bibaho fi nabyo ndabyemera ngo hari igihe umukobwa nkamujyana ahandi mugiye gukora geste urumva ndakagukoma fresh ngo ukavuga ngo na yindi ngo yari iri konsa ngo muyizane muyimuhe
ngo icutse akanyana ngo nishake kajugunye urumva ariko kankubwiza ukuri kose kubaho muri iki gihe buri muntu wese ari kureba inyungu ze ku ruhande ese ndashakana na Misho we akora iki none reka ngusetse hari abatipe bajya baza bakajya kwipevera Misho ngo bajye gukundana nawe ubwo si ikintu ngo bari kumva ngo bazi ngo afite ibiceri uwo nize Misho ahangaho kabiri gatatu yamenye neza fresh ko ntabyo nifite nanjye ndi umwihirinzi ndi umuhasla hajya kumva nkumva yanaye ibikari ibi umva yankubise induba ivuye mu bishake mu myanzi none n'ubwo n'abahungu nabo basigaye bishakira amafaranga nabo nuko oya yewe gawe umva baza muri comment bavugisha ukuri abatipe b'iki gihe ni ukuri kw'Imana nabo basigaye bareba aho biri fi nibyo wori umuhungu cyane rwose harimo nyine uvuga ngo harimo abahungu baba bashaka abakecuru bashaje akavuga ati reka nishakire kiriya kimama kubera ko nta mugabo kigira kandi kikaba gishaka umusore nyine ukora akazi ewana kandi kikaba gifite inote y'amafara ewana reka ngishake hanyuma njye nibonera uwo mufungo nemere nyine imfubure nta kundi nabigenza ariko mbona amafaranga ariko ngo gupfura bitera umwaka nibyara bitera umwaka n'amaguru y'abagore atera imyaku we ariko bitera umuhungu wese ubajyamo izina do shuga mami umutipe muzima usa neza akitora ngo ako kazi ngo nikagiye gufata ko gupfubura yabuze akazi nyine bababona bamutama ibice abamama bamutama ibice upfuri imbwa harya ngo banga abantu bavuga imbwa ni ukuri reka mbabwire rega buriya hari abantu urumva uburiri zimukumva wamwita imbwa ariko n'imbwa ugasanga ntabwo ihuje n'agaciro n'uwo muntu uri kuvuga n'imbwa ikurusha agaciro byibuze ibona umujura ikamoka byibuze niyo mbwa ibona umujura ikamoka nyir'urugo akabyuka ati yababa we agasaraganya imigeri niyo yaba aryamye n'umugore yapfumbase agahita apfumbatura akagira urumva nimba imbwa imoka umugabo warupfumbase umugore akamurekura urumva imbwa itarenze se irarenze umugabo akarutwa n'imbwa hariho abagabo barutwa n'imbwa none mani mumbabarire si murakare ariko hari abagabo barutwa n'imbwa pe urabyumva ute bari ku rugero rwa nyuma babana babimana none se reka nkubaze ubu n'umugabo utera inda urumva yamara gutera inda agahita yigendera akaguta uwo mugabo ntabwo ari imbwa ntazanasubira inyuma ngo nimwe muba mwabishije okay reka tubyemere twashinze twanashinga akaguru hirya kandi hino mu birere sibyo tubyemere uwo mwana abereye iki victime uwo mwana ahubwo ari victime fasha umwana nyine fasha umwana uwo mugore washwandaritse yababaje imbere ye byarabaye mureke uwo mugore mureke ariko umwana basi umenye yize umenye yambaye umenye yakarabye umenye iki sibyo niyo wagenda ugashaka n'abandi bagore akibazo ubyaye umwana urajugunyiye nde koko ubwo ngo nta bushobozi fi mu biterwa n'iki ahubwo bivuga ko habaho abagabo b'ibibwana ntabwo ari imbwa ahubwo ni ibibwana baratwica ko twisaba ibibwana oya ntabwo ari bose iyo bivuze ngo hariho abagabo ntabwo uvuze ngo ubwo ukeretse uvuze ngo abagabo bose ni imbwa ko uvuze uravuga ngo hariho abagabo urumva uko hariho abagabo hakabaho n'imbwa hakabaho n'ibibwana none abagabo umugabo ni uwujuje inshingano z'urugo akamenya ko abana bari bwige akamenya ko abana bazarya akamenya ko umugore azambara akamenya ko inzu yishyuye ibintu byose nyine biri ku murongo noneho nguwo ni umugabo 100%. noneho ikibwana ni cya kindi gitera umukobwa inda ntikimufashe kikajugunya umukobwa akajya kwandavura agatandukana n'ubuzima bwe yiberemo bwiza akajya gwenda kuba umukarani cyangwa se akikorera bya bintu agacuruza agataro yego cyangwa agacuruza agataro urumva abo bantu baratandukanye urukumva noneho hakabaho n'undi navuze imbwa n'ibibwana n'umugabo umaze kuvuga umugabo uri kumbwa ndi kumbwa noneho ndi kumbwa nagiye kumbwa ngera no ku bibwana noneho ikibwana
ni cya kindi gisiga umugore mu rugo cyarangiza kikagenda kikajya mu kabari kikagenda kikajyana n'indaya bakarya inkwavu bakarya ibiti umugore ari kurya inuza ubunyobwa ari nubwo burara. ibaze nk'umugabo wasize nta rasiyo mu rugo ubundi yewe shawa bebe izina cyo koze natanze ryari ryo uwo ntago abahwanye n'imbwa irarenze urumva ibaze nk'uwo umugabo ufata famiye yakayisiga mu rugo famiye ndi kuvuga ni umugore n'abana sibyo yarangiza nta rasiyo yasize agataha turira imibu umugore inuza ibitunguru bino bitunguru by'imbari biraregana munwa n'ibigome urumva ngukiraho ibitunguru byinshi ngo natwa mayoneze twinshi aho ngaho utaha utura imibi umugore ariko genda umugore wawe uzi ukuntu nabigenza nagucunga wasinze nkashaka nagenda mu isoko nkigurira ikintu bita ikiziriko narangiza nkigurira ikintu cyitwa umusambi nkakuzingira mu musambi wasinze narangiza nkakuzirika ubundi nkashaka rakirete nkajya mpera ku bunono nkagukubita mpaka ku buryo ubugoryi bwose bwaguhohotera zidavuga gushiramo sigura utabukoze ihohotera ariko reka nkoze ikibazo njye nuko ntabaye umugore mwana reka nkubaze ubwa mbere sibyo ubwa mbere uraje umagiyeho ibya binuze bimwe yahoze avuga byo gutura imiti urumva uragenda ukabitura menya neza yuko wajyanye indaya mu kabari mukajya kurya inkoko n'amafi ngewe iwanjye turi kurya ubunyobwa n'indagara n'ibiki warangiza ngo wanzana isesemi ntago hanyoko nimbe na wa wundi uhaha n'ibishyimbo mukabyitekera umugabo yasize amafaranga urakubise imitwe biranze uravuze rero harahavamo turuwasi bya mituyu noneho hari n'utayasiga katuvuge noneho n'uwayasize basi yasize ya 300 ya mituyu ibishyimbo bino bateka ukagenda ukabigura hari abantu baba batabizi yese bavukiye mu bipangu twe turabizi njye nanjye njya mbigura iyo nabuze umwanya wo guteka ibishyimbo ko ndabikunda njyewe ndabikunda niyo narya inyama zimeze gute niyo narya inkoko udushyimbo basi nushyira ku ruhande nadukananze freshi ako basi mbe niyo ntanabiryaho ariko nabibonye nkunda ibishyimbo sinzi impamvu urumva so muri make ikintu twabwira abantu rero banateye na gutya kwanza dusimbukire no ku mwanzuro urumva cyase ku nama nuko reka nkubwize ukuri umugabo nyamugabo ntago ari ipantaro umugabo nyamugabo ntago ari ikidudu ntago ari cya kintu bagenda bazunguza umugabo nyamugabo si cya kintu bagenda bazunguza umugabo ni mu mutwe ikikugira umugabo nicyo uzana mu rugo ntago ari amapantaro yawe uri kugenda ari uzunguza n'ibiki byose n'ibipipi byawe bigumane sibyo mbere na mbere umugabo ni ikintu atekereza ni ibintu ari gushaka kungura urugo urumva gusa ikindi dukoma urusyo dukoma n'ingasire mwabagore mwegeze mbambazi mu bubari mwirirwa bazamuye amagutiya ameza reka ngiye nkubwiza sibona ashaka cyo Imana ibona ibizaguruka ikanabyima amababa Imana izamumuga birebe uzabigenza gute uzamwitaho nawe ngiye nzamwubaha mukunde ku buryo nagenda bizaba ari bya mindi ngo ubuze icyo asebye inka aravuga ngo dore n'igicebe cyayo twisoreza dusoza reka ngire ijambo rimwe mvuga uzi kujya kubona ukabona umumama yagiye mu kabari yazamuye amajipo inuza amaguru ari mu kirere gutya ubwo bya bintu byo kwaje kwa ndani kwa cini nabyo biri kugaragara bimeze gutya noneho afite abana b'abahungu n'abana b'abakobwa none afite n'umugabo mw'abantu mwe mw'ababyeyi mwe mw'abagore mwe mw'abantu mwe ubu koko si ugusabye umuryango koko ubundi uri nka mama subona gukorera ikira igiti se mama wawe se kandi ikintu bajyaga badukubita kera turi abana ufata umuyenzi umeze neza abantu batazi imiyenzi mwihangane twe turayizi ariko se nanone bakaba batazi umuyenzi hari abantu bazi ko amata ava ku igare ariko umwana wese iyo akiri muto atarabonye inka niko ababizi
okay hari n'abatazi imiyenzi rero umva ukuntu mubwire ufata umuyenzi kugira ngo noneho kurye fresh urya umuntu ushaka guhana nicyo kintu twahanisha abo bagore bagenda bakamanika gutya mu kabari urumva kankubwire ufata umuyenzi wawe ukawuca umeze neza ukagenda ukawubabura mu iziko cyangwa se wenda mu mbabura yaba ari na gaze washaka ukayicana yonyine ukareka gushyiraho isafuriya ubundi ukababura neza ubundi umuntu ukamubwira ati we tega ikibuno yakwanga ugakubita no mu mugongo ahantu hose njye sinye kukubeshya guhanisha inkoni imana ndabyemera njyewe noneho hari abana baba bariseriye b'abahungu yewe bana ndabasuhuje wa mwana we w'umuhungu aho uri hose ukaba uzi neza yuko wigeze ukumira mama wawe kujya mu bagabo ewa respect kabisa hari abana b'abahungu abona nka cyane na kigiye nka gutyo nko mu kabari akagenda akagucira igishari hoya ntago agera nka mukubiti aragenda agaca igishari yaranze akamubwira ati mama akagenda akamwongorera mama urarenga umuryango ibiri bukubeho n'imana ibizi noneho nyine ukuri kw'imana reka nkubwize ukuri imana biriya bintu biraryana amana uzi kujya kubona ukabona umumama ari kugwa mu miferege ibitenge byeyuka amana akambara ubusa yasinze cyangwa abasenzi b'inyana z'imbwa ukabona bari kumufatirana bagahita bashyira abagabo cyangwa babonye wasinze reka twisoreze tuzabazanira pati 2 turahari yeye icyo nababwira bagende kuri YouTube channel yanjye yitwa Shenge TV bakore subscribe hari niyo bita Fisi Nyamunini TV nawe bagende bakore subscribe hanyuma bajye no kuri Instagram yanjye ni Fisi Nyamunini TikTok ni Fisi Nyamunini Facebook nayo ni Fisi Nyamunini hanyuma ba following hanyuma tubane 5 kwa 5 nimero yanjye ni 0788 91 sinyama mu kiganiro natanze nimero ariko ni nabishuweho ikintu nyine ngiye nababwira bankorere subscribe kuri channel yanjye ni shyashya nanjye ndi kujyana iteza imbere ni Mishu official aha Instagram ya ni Mishuketi TikTok ni Mishuketi ntago bihinduka ni gutyo nitwa urumva ikindi kandi ushaka kundemera cyangwa ushaka kumamagara umbwira ibintu bizima abantu bambwira ibintu bitari bizima mitamba ku paseriye niyo mpamvu maza kubivuga abajya banza bandike message bajya banza bambwira icyo banshakira ni 0788 iyo ni Mishuketi 5 kwa 5 uhita umbona reka dushimira abakurikiranye ikiganiro cyacu rero kuva gitangiye kugeza gisoje amazina yo ni Baby Nesta nari ndi kumwe n'abantu mukunda cyane nzanababagarurira ubutaha dusubira ubutaha